Tuguhaye ikaze, uyu munsi tugarutse ku muhanzi Kevin Kade umaze iminsi ukoreye igitaramo cyangwa se uririmbiye mu karere ka Huye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Uyu Kevin Kade akimara kuririmba avuye kuri stage, abanyamakuru bari bahateraniye bamusabye kuba bakorana ikiganiro nawe ku bijyanye n'uburyo bamwakiriye kuva akihagera, kuva avuye no kuri stage. Gusa Kevin Kade yababwiye yuko bashobora kumuha umwanya mutoya akabanza akaruhuka. Ntabwo byagenze neza kuko Kevin Kade yahise afata ikinyabiziga aritahira adakoranye ikiganiro n'abo banyamakuru. Abo banyamakuru bagerageje kuba bamwibutsa igihe yari atangiye kurira kugira ngo agende, gusa ntiyabyitaho arabihorera nta na kimwe yigeze abasubiza. Mu gihe Riderman ndetse na Joel Ruti n'ibindi byamamare byari byitabiriye icyo gitaramo, bo basabanye n'abanyamakuru bari bari aho ngaho bagirana ibiganiro. Ibi byagaragaye nk'agasuzuguro Kevin Kade yagiriye abanyamakuru bose bari bateraniye aho ngaho, haba abo mu ntara y'Amajyepfo by'umwihariko mu karere ka Huye ndetse n'abandi bose bari bitabiriye ibyo bitaramo. Bigaragara ko nabo bashobora kuba bamufatira imyanzuro ko nta mahuriro yabo hamwe nawe bitewe n'uko yabasuzuguye, kandi ibindi byamamare bikomeye cyane byaba ibimurenze cyangwa se bitamurenze bakorana ibiganiro bagasabana, bityo rero bigaragara yuko Kevin Kade yabasuzuguye kandi bitari ngombwa. Komeza kuryoherwa n'amakuru tukugezaho ibyamamare ndetse n'ay'isi yose atandukanye muri rusange. Komeza kuba update kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube ukora subscribe, ufungura n'inzogera kugira ngo wiyandikishe neza ujye uhabwa ubutumwa cyangwa se notification mu gihe dusohoye video. Nawe utaha.